Twongeye kubasuhuza tubashimira nanone abakomeje kubana natwe muri ibi biganiro. Tubifuriza umugisha aho muri hose, tubashimira abakomeje kubana natwe muri byose, kandi mugire umugisha, mugire amahoro muri ibi bihe turimo. Turabizi ko bitoroshye, turabizi ko twese dufite ubwoba, abari hano muri iki gihugu cya Mozambique, buri muntu wese ari kwibaza niba hari uwo ibyago bitarageraho, uri kumva uyu munsi ari runaka ejo ari wowe, ariko turababwira ngo mushyitse umutima hamwe, Imana niyo ifite ibintu byayo mu maboko yayo, kandi n'abagezweho n'ingaruka z'imyigaragambyo tubabwira tuti mukomere, mukomere, iyo Imana ifunze umuryango umwe ifungura iyindi miryango irenze 1000. Imana niyo igena. Niyo igena, niyo yemera ko ibintu biba, kandi niyo igena umugisha usimbura bya bindi. Mu buzima buriya akenshi nta gihe Imana izemera ko ibintu bikubaho idafite igisubizo cyabyo, igisubizo. Anteye agahinda. Yes, ubu se Ni muri uyu mwanya tugifite ukuntu byaduteye agahinda, hari n'ibindi biteye agahinda mu gihugu cyacu, nko kumva umubikira ngo wagaburiye abana ibiryo hakavamo umwe agapfa, uretse ko bamushyikirije mu maboko ataraye. ubu ari mu maboko ataraye kabisa, Yari mu ariko maboko. bashobora kuba batarabikoze kubw'umutima mubi cyangwa izindi mpamvu runaka. Urakeka ko baba bamubitse se kugira ngo imiryango itamumerera nabi? Nabyo byashoboka, ahubwo ndavuga ku cyaha yagizwa mugana w'Abarundi. Ariko niba abana barabisangiye bose, njyewe ndi kumva wasanga umwana yari yagejeje igihe. Hari inkuru nasomye yanditse ngo RIB cyangwa se urwego rw'ubushinjacyaha y'ubugenzacyaha nako mu Rwanda yagaragaje ko yataye muri yombi abarimo ababikira babiri bayobora ikigo cy'amashuri cya Saint Christophe giherereye mu karere ka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu. Bakekwaho kugira uruhare mu guha abanyeshuri ikigage. Ntabwo byari ibiryo, ni ikigage. Ibyo bintu ntibinamenyerewe abanyeshuri, ikigo cy'amashuri guha abana ikigage kiba Mm. kidasembuye se. Ntabwo cyari gisembuye, arariko buriya Ushobora ikigage, kubaha ikigage nk'uko ubahereza n'igikoma. yego ndabyumva, ariko wibuke ko hari inda zidakunda ibigage. Uwo mwana akaba hari ukuntu ibiryo bimwe nshobora kubirya ntibigire icyo bintwara, wowe wabirya bikagira icyo bigutwara, bitewe n'uko wowe ntuza orugane zawe. Rwaba ari urwaje rero. Orugane zawe iyo Rwaba ari urwaje kuko n'igikoma ushobora kukinywa ugapfa, kuko abantu ntabwo imibiri yabyo ibyakira kimwe. nibyo ndi kukubwira. Ashobora kuba ikigage cyarageze mu nda kigakora uburozi. Bikekwa ko rero aricyo cyateye urupfu rw'umwe mu banyeshuri bakinyweye. Abatawe muri yombi ni Kasine Marciane ari nawe muyobozi wa Saint Christophe, hakazamo uwitwa Iribagiza Benigne uzwi imyitwarire y'abanyeshuri b'abakobwa. Ubwo ni animatrice ya. Uwo ni ushinzwe iyo myitwarire y'abakobwa. Hakazamo n'uwitwa Mpambara Jean Baptiste ushinzwe icungamutungo muri iki kigo. Ni gestionnaire. na Swara Ingabire Marie Chantal ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri bose. Ubwo ni charge of discipline muri iki kigo. Umuvugizi wa RIB Dr B Murangira Thierry yabwiye ibinyamakuru ko abayobozi bafunzwe mu rwego rw'iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mwana, n'abandi bakaba barwaye bikomeye.
umubiri w'uwitabye Imana wajyanywe muri Rwanda Forensic Laboratory kugira ngo hakorwe isuzumwa. Niba n'abandi barwaye rero ni ikibazo gikomeye, ahubwo uwo nguwo niwe wari ufite wenda abasirikare bakeya b'umubiri batabashije gukomeza kurwana, ubwo n'abandi rero ntiwamenya n'abandi bari bupfe. Bikomeje kugorana kabisa, bikomeje bikomeje kugorana, kugorana. abantu bakomeje kugenda bajya mu bibazo, abandi Ah. bararakaye. Hari undi muntu wantunguye Uncle Austin. Ariko umva yari abirwaye igihe. Uncle Austin banza bamuje imyanu yababaraga kabisa. Uncle Austin yavuze iyi posting y'akana, ariko n'abantu bararakaye muri iyi minsi, sinzi ibintu bariye kabisa. Uncle Austin yutse nabi umuntu wamushotoye nyuma yo kubona ko uyu muhanzi ari kwamamaza burger, cyane ko asigaye afite restaurant bita Uncle's. Ndayivuze turamwamamariza. Asigaye akorera muri Uncle's restaurant nyine, ni burgers zikorerwa muri iyo restaurant ye. Reka ariko tumuhe umugisha n'undi ni yo yayandi. Uncle Austin mu minsi ishize yatangiye kwamamaza burger nk'igicuruzwa gishya muri Uncle's. Mu ijoro ryo kuri uyu wa 12 rero Ugushyingo ni muri uku kwezi, uyu muhanzi yongeye kuyamamaza, icyakora uwiyise Guma mu Rugo ahita amushotora ati nizere ko zitabishye nk'indirimbo zawe. Bakunze kumuserera cyane, umugabo yaragowe. Ariko se njyewe abafana Kandi indirimbo ziwe nubwo aririmba nk'ugiye kwayura, ariko ni ukuri ziba zifite utumelodi twiza. Namuhamagara aririmba nk'ugiye kwayura neza, ariko uba wumva twiza uturirimbo tuba dufite n'ukuri melodi nziza. Ikindi niba indirimbo utayikunze wayihoreye kuyumva, kuko ukumva izindi ukunze, uba uri kumuca intege, ariko aba yashoye. Ikindi aba yakoze ikintu wowe udashoboye. Agahinda kahise kamwica rero, ahita aravuga ati mwaratumenyereye abahanzi mubatuka tukabihorera. Nawe yahise amumanuka rero, ahita aramubwira ati indirimbo zanjye se kwihangana byamunaniye, nawe ahita amwuka inabi ati indirimbo zanjye se ubwo hari icyo zigutwaye kweli, kandi ari nazo mama wawe bamushakiye kwivuga ukuntu byanditse. Ati kandi arizo mama wawe bamutereteyeho, ubwo ngerageje kubyoroshya. Yamusubije yivuye inyuma kabisa, bigaragara ko byari bimukoza ahantu. Yamuhaye ceceka Uncle Austin gahinda kamwishe. Abantu mu Rwanda ariko bakomeje kurakara, sinzi ikibazo gihari kabisa. Hari n'indi skandali nayo ya danje iyo umusirikare wa RDF w'umunyarwanda yego mwana ngo yarashe abantu batabarirwa ku ntoki. arangana n'intoki z'ikiganza kimwe, agenda ntukajya ukabya. Nari nkabije. Ni muri urwo rwego rero hamenyekanye yuko umusirikare agiye kwikopesha, agiye kunywa, birangira amafaranga amushiranye. Ariko ubwo ibyo tuvuga ni abasirikare bo mu byaro, hahandi nyine leta ihita igera ako kanya nyine, urumva. Nuko ngo aragenda aranywa, amafaranga aza kumushirana, bamwishyuje nkaho yakwishyuye, kubera ko ngo n'ubundi ngo yari asanzwe atinda kwishyura. Amakuru ni uko yari asanzwe atinda kwishyura, rero bamusaranye, baravuga ati usanzwe ukunda gutinda kunyishyura, ati rero uyu munsi urava hano unyishyuye. Igitangaje gute yagiye kunywa n'imbunda nyine, bikomeje kugora. Njyewe ubundi buri ingabo z'u Rwanda sinzi impamvu nazishyize ku kigero cyo hejuru cyane, ku buryo mba numva unzigereranyije n'iz'ibindi bihugu twagiye duhura nazo, ubona ko bari professional cyane, bari discipline. ariko kuri ako kantu bantunguye. Ntago badutengushye, n'ibyo biratengushye cyane cyane cyane. Noneho ntiwice umuntu umwe ngo bigutere ikibazo, ugashyiraho n'undi, ukongeraho n'undi, ukongeraho n'undi. Ibyo bintu biratangaje kandi birababaje cyane. Ariko nanone twavuga ngo nta muryango utagira ikiguri, nanone kabisa. kandi ntago, uretse ko baba bagomba gukora attention kurusha twebwe abandi bantu bose, ariko abantu, umuntu ni umuntu, ashobora no kuba yari yaravutse nyine akaza mu gisirikare, urumva ntibahite bamenya imico ye, ariko akaba yari asanzwe afite ubwo bubwa bwo guhubuka, bwo kwambura,
warangiza guhuguza no kugaragaza nk'aho ari wowe victime kandi wanahuguje. Ukuntu bivuze unyibukije ya video y'aho umupasiteri ari kuvuga ngo bari kumusemurira ngo amashereka ngo y'inyamaswa y'intuntu, ukuntu uvuze ngo Ibyo bintu y'ingunzu ngo mu cyongereza ubanza bitabaho. ukuntu bitondekanyije ibintu uvuze bijya kumera kimwe n'uburyo yabivugagamo. Ayo ni amasasu twumvise. Nanjye ndayumvise, ibintu birakomeye. Yeah. Umusirikare w'umunyarwanda RDF yisharashe abaturage 5 mu kabari mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba muri Repubulika y'u Rwanda. Ibyo rero bikaba byarabaye ryari? Ibyo byabaye ku itariki 16, ubwo ni ejo bundi. None turi kuri zingahe? 15. 15 Ubwo ni umusibe ejo. ni umusibe Uku kwezi. Hehe neza neza. Mu kabari ko mu kagari ka Rusharara, umurenge wa Karambi, mu karere ka Nyamasheke. Ni Rusizi sha. Iwanyu mwana. Nako ni mu karere ka Nyamasheke, ntabwo ari Rusizi. Rusizi ni akarere. Rusizi ni akarere, Nyamasheke ni akandi karere. Nuko uwo musirikare yitwa nde? Yitwa Sergeant Minani Gervais. Umuvandimwe wanjye yitwa Gervais sha. Yaba ari wowe mba mise nkubwira ati byagenze iki. Bagereve ko mbanyujijemo ijisho. Afite imyaka 39 y'amavuko. Yaranakuze. Yarakuze, ntabwo nibaza ukuntu yahubutse, ariko asanzwe azwi aho muri ako gace kuko asanzwe ahakorera muri Nyamasheke. Minadef cyangwa Minadef na RDF babivugaho iki rero? Bavuga ko yatawe mu maboko yombi, ubu akaba ari mu maboko ataraye, ngo hakaba hagiye gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru arambuye niba yari ari mu kazi cyangwa yari ari muri gahunda ze bwite. Nanone ngo hari gukurikiranwa icyamuteye kwica abantu 5 icyarimwe, niba habanje kubaho ubushyamirane hagati ye n'abo bantu cyangwa indi mpamvu iyo ari yose. Amasasu uko bikomeje kugorana. Amasasu hano birakaze. Bikomeje kugorana cyane kabisa. Reka turengirize kuri iri jambo rimwe. RDF irabikurikirana ibyo ari byo byose. Uko byagenda kose. Gusa icyo nzi cyo biraza kurangira agumye mu maboko ataraye. Baye n'akandi kantu ngo umusirikare wa RDF yisha abantu, yakoze amakosa yo kwica abantu. Wari ukuntu RDF irebera imiryango y'ababuze ababo. Byaba ari byiza cyane, ntabwo nari mbizi. Ako kantu ngo gakurikirana cyane kandi kakaba gasa n'agatubutse nyine mu gihe cyo kwihangana. Ni muri urwo rwego tugarutse ku biri kubera hano i Maputo. Twigarukire ku cyatuzinze. Ntabwo ari Maputo gusa, ni mu gihugu cyose. Aho tuvuga Maputo tuba turi kuvuga umujyi wa Mozambique, ariko ibiri kubera hano biri kubera mu gihugu cyose, ku buryo ejo bundi hashize iyi myigaragambyo ni imyigaragambyo ngo ni etape ya 4, ariko kuri etape ya mbere y'iya 4 niho habayeho ibyo bise gufunga imipaka. Habayeho gutwika imipaka, batwika imipaka yose, harimo n'uwa Zimbabwe, kubera ko bavuga ko Zimbabwe ngo iha inkunga nyinshi, ifasha cyane, ifatanye cyane n'ishyaka riri ku butegetsi ryitwa Frelimo. Ubwo rero aba bayoboke b'uyu mugabo Venancio Mondlane, kubera ko asigaye ari umukandida wigenga, ubwo ntabwo tuzongera kuvuga ngo Podemos, umugabo wavuye muri Podemos, niyo mpamvu bibanze kuri iyo mipaka. Batwika n'imipaka nayo ihana imbibi na South Africa, iyo bita Lesano Garcia. Bagerageza gutwika no kwangiza, ni muri urwo rwego bari baherutse gutwika undi mupaka, ko hano hari imipaka myinshi. Bari baherutse gutwika n'uwundi wari uwa hafi ejo bundi hashize. Rero ubwo ni ku itariki 14 ejo bundi hashize, ni 13 nibwo batwitse imipaka. Amakuru rero avuga yuko bitagarukiye aho ngaho. Ubundi ejo bundi twanabonaga ibintu byahinduye isura, abaturage bacitse intege ku buryo imyigaragambyo ikabije yari yabereye ku mipaka cyane cyane, ariko ngo byariyo hagati nta kintu cyari cyabaye pe.
ariko hari amakaritsiye amwe n'amwe batigeze bahwema kwigaragambya nk'amakaritsiye yitwa za Patrice ku buryo Patrice yo ngo hanabaye amabara ya danje. hanapfiriyeyo abantu Ku kandi buryo ngo n'abacuruzi bagiye bimura ibintu byabo bagiye babasanga mu ngo. Ngo hasahuwe bakabibasahurirayo kabisa. ejo bundi nibwo bakoze icyo kintu cyo kujya basahura bakwinjira mu iwawe mu iduka basanga wabikuyemo wabijyanye bakagusanga mu rugo iwawe niba uba hafi y'aho ngaho niba bazi iwawe bakaza iwawe nabyo ngo bakabitwara Nabyo n'ubundi bakabitwara. wagira icyo uvuga kandi bakakugirira nabi. Ni umunsi ukurikiye ari wo w'ejo nibwo habayeho noneho gusahura navuga ngo biri ku rwego rweruye muri iyo karitsiye ya Patrice ko hasahuwe amaduka 5 amaze kumenyekana ni 5 kandi ikigaragara hapfuyemo n'abantu ni muri urwo rwego rero abantu bararira kugeza uyu munsi. Amarira ni menshi abantu bakomeje gusahurwa bakomeje kubura ibyabo. Reka twibutse aba bantu Venancio Mondelane n'impamvu nyirizina zituma ategura imyigaragambyo. Venancio Mondelane ubundi ni muntu ki? Venancio Mondelane ubwo abawopoze ntibajya babura ukuntu bita nako abo bahanganye ku butegetsi ntibajya babura ukuntu bita abawopoze babo. Abamunenga bo bamwita igihori. Iyi ni incamake BBC yakoresheje ariko isobanura uyu muntu ngo kubera guhindagura amashyaka kuko ubu yari umukandida wigenga wagiye mu ishyaka rya Podemos kandi yagiye muri Renamo yahoze ari yahoze ari minisita yahoze ari muri depite yari umudepite mu ntera ivuga ngo kiza Mozambique iki gihugu ni icyacu. Uyu mugabo w'imyaka 50 akaba Venancio Mondelane yigaruriye imitima y'urubyiruko. Aracyakomeye wagira ngo ntabwo aragejeje. Umusore mo wagira ngo nta cyabaye. Ahubwo banamwita umujove bamwita urubyiruko. Yakoresheje imbuga nkoranyambaga mu kwigarurira urubyiruko rwose. Kuko bavuga ko 80% by'abaturage ba Mozambique bari munsi y'imyaka 35. Ni ukuvuga ngo 20% nibo bari hejuru y'iyo myaka za 40, 50, 60 kuzamura. Ni umuvugabutumwa mu itorero rya Pentecote. Mondelane yabaye uwa kabiri mu matora aheruka inyuma y'umukandida w'ishyaka rya Frelimo riri ku butegetsi. Yaje imbere y'ishyaka rya Renamo risanzwe naryo ari umwanzi ukomeye cyane w'ishyaka riri ku butegetsi rya Frelimo. Venancio avuga ko habayeho ubujura bw'amajwi bwahaye intsinzi uwitwa Daniel Chapo wari umukandida wa Frelimo. Ariko asa n'uwari uzi ibizavamo kuko bamuteze agatego cyangwa yarakiteze ubwe ko yari azi ko n'ubundi bazamwiba. Yatangiye imyigaragambyo mbere y'uko batangaza ibyavuye mu matora. Ariko nako nakantu nabonye ko yabaze nabi. Nkeka ko ibyo bintu bishobora kuzamukoraho mu ruhando mpuzamahanga mu gihe cyo gufata ibyemezo no ko hashobora kuzabaho wenda nko kuregana n'iki no kureba uruhande isi yashyigikira n'iki. Nkeka ko ibi bintu bishobora kutazamugwa amahoro, bishobora kutazoroha. Indorerezi zo hanze nazo zivuga ko zabonye forode mu matora cyane. Avuga ko yarokotse igitero cyo kumwica muri Afurika y'Epfo aho yari ari aho yari yahungiye nyuma yo kwamagana ibyavuye mu matora. Ariko hagati aho ngaho ataranagenda babanje kwica ba bashuti be twabivuzeho. Sinzi ndumva ibyo umuvuzeho bihagije. Hagati aho ngaho ni muri urwo rwego guhiga byandi bakunda kwita ngo urutuma wora umunota wa nyuma ngo guhiga abapolisi n'abayobozi ba Frelimo muri Nyasunge. Ejo hashize habayeho ibintu byo guhiga abapolisi n'abayobozi ba Frelimo mu bice bimwe na bimwe bitari ibya Maputo. Ni muri urwo rwego perezida wa komisiyo y'amatora y'akarere yishwe n'abaturage n'abandi bose bakomeye ba Frelimo
b'abafuremiste bahunze kubera ko ni mu ntara ya Kilimani. Abaturage bo mu karere ka Inyasunge bo mu ntara ya Zambezia batangiye igikorwa ejo hashize nyuma ya saa sita, cyakomeje kugeza nijoro. Igikorwa cyari kigamije gufata abapolisi bose n'abanyamuryango babo ba Frelimo bose, ngo kubera ko ku manywa itsinda ry'abigaragambya barashwe n'abapolisi. Mu gitero cyagabwe n'abaturage yatwitse ubuyobozi bwa polisi mu karere n'imodoka maze ajya kwa perezida wa komisiyo ishinzwe amatora ya leta, uwo bita Louis Joachim Salimu. Salimu rero yashinjwaga kuba nyirabayazana w'uburiganya bw'amatora kandi barabimuryojeje, yarakubiswe mpaka arapfa. Urumva rero ko ibintu bikomeje guhindura isura. Ubu tuvugana uyu munsi ubu ngubu ku mipaka nta kigenda, nta muntu uri kujyayo. Hano hakunda kuba ibikamyo biba bitwaye ibintu byinshi, amapeteroli, ibintu bitandukanye. Hano kubera ko habamo uruhererekane rw'ibintu bijya South Africa byambukiranya imipaka na bya Swaziland. Ubu ngubu ibyo bikamyo byose byahagaritswe. Uwashatse kugenda ku ngufu bamugiye bamwambura kontaki, bamuhagarikaga bakamutega ibintu bakamwambura kontaki bakazijyana iwabo. Ukuntu azazibona ntabyo tuzi, azakoresha izindi. Hagati aho ngaho ku mipaka ya South Africa na Mozambique n'indi mipaka yose hakomeje kubera iyindi myigaragambyo ikabije, aho hagenda hapfa abantu benshi. Kugeza ubu tuvugana hamaze iyi myigaragambyo abantu bamaze kumenyekana bamaze kugera muri 25, abo ntabo nzi. Bikomeje kugenda byanga kabisa, bikomeje kugorana, aho twari tuzi ko kuri iyi nshuro abaturage bananiwe barushye bakaba batagikomeje, ariko uyu munsi habonetseho kongera kwisubira bitewe ubanza batewe kuraje n'ibyabaye Patrice ejo. Patrice n'ahandi bita Mashamsen habaye imyigaragambyo ikabije no gusahura no kwangiza no kwica. Ubwo hakaba rero abantu ariko ngo ntago bakunze umwanzuro cyangwa se igitekerezo cyo kwemera ko match y'iki gihugu iba. Bisa n'aho byo byabasembuye. Banavuze yuko batari bwemere kwibaho. Ni muri urwo rwego rero impande nyinshi zabyutse zongera kwigaragambya, ahantu bita Chopal. Abantu ba hano barahazi. Chopal bongeye basubira mu myigaragambyo kandi ejo ntayo bari bakoze. Benfica basubiye mu myigaragambyo, Makinaki basubiye mu myigaragambyo. Amakaritsiye agiye atandukanye. Ejo Makinaki hanapfuye abantu 2 barashwe na polisi. Ni muri urwo rwego rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Kuri stade biravugwa yuko nta myigaragambyo iratangira kuba. Stade yaho imikino yagomba kubera cyangwa se iteganywa ko iri bubere. Ibyo byose match y'iri bube, ahubwo ibiri bukurikiyeho nyuma match tuzi nk'abanyamakuru ntago twabihamya neza. Ntabyo twahamya neza ko abariyo bavuze yuko hari imigirigiri y'abasore ngo ihagaze hafi yaho. Gusa ntago biratangira guhindura isura ko n'abakinnyi ntago barinjira muri stade. Ubwo twabitega amaso tukaza kureba niki kiri buze kubaho. Igikurikiraho nacyo turaza kukibagezaho. Hano rero hari analize zagiye zikorwa n'abantu benshi bari kuvuga kuri ibi bintu biri kuba. Bamwe bati Venancio yatakaje agaciro, bamwe bavuga bati imbaraga zashize, ariko abandi bakavuga yuko aribwo amaze kugira imbaraga kubera yuko ubu noneho televiziyo hafi ya zose zo mu isi niwe zihanze amaso kuvuga Venancio. Ntago nzi ukuntu televiziyo zishobora kumuha imbaraga. Sinzi niba iki gikorwa Venancio yari gukora atari bubona abaterankunga baba Oxida. Oya, ahubwo ntabwo yagitangiye ntabafite, yagitangiye bahari. Ufite mbere yavugaga ko ntabo. None urumva yari bwemere se? Ubundi se ho nibaboneka azaza avuge ko bahari.
no, ariko ugereranije ko ari we yasabaga abaturage gushyiramo amafaranga no mu Mm. kwiyamamaza kwe kandi muri kampanye ye Oye, iyo ni ya politike niko babigenza. yakoresheje Ntabwo amafaranga y'abaturage ntabwo bamufana. yakwereka ko hari izindi mbaraga zimuri inyuma. Akwiye kukwereka ko imbaraga zonyine yishingikirije hari abaturage be. No, ariko ndibaza yuko Mm. iyaba harimo amafaranga koko, Mm. kuko buriya amatora cyangwa umukandida urimo amafaranga umuntu Mm. aramureba akamubona. Mm. Buriya Nta ntabwo mukandida ari kugira amafaranga agaragara cyane nk'umukandida uri ku butegetsi. ariko wabonye amafaranga yari ari muri Frelimo? Nyine nicyo kintu kikwereka ko ariyo yari iri ku butegetsi. Baba Ya, bafite abaterankunga. nawe rero bigaragara ko nta mafaranga yari arimo, sinzi niba yaba ari kubihisha, ariko we yabanje Oya, no erega kubyanga erega kuko erega leta na Frelimo zitegura uribuka ko Frelimo uretse leta y'ubwayo iyo ari yo yose iyo iri mu gihe cy'amatora itegura amafaranga iha abakandida bayo, abakandida bari kwiyamamaza, amafaranga azabafasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Noneho ushobora gusanga nk'iyi leta nayo ubwayo yari yateguye amafaranga yo guhereza aba opoze bayo kugira ngo ayo mafaranga, kuko ni uburenganzira bw'umuturage wemerewe kandidatire yo kwiyamamaza, ni uburenganzira bwe guhabwa ayo mafaranga. Nk'uko ari none se ugira ngo amafaranga Frelimo ikoresha yo ni ayabo? Amafaranga y'igihugu, kuko ni gahunda za leta nyine, amatora ni gahunda za ashobora leta. kuba yari yarayapucitse rero. Ubu tuvugana paraje y'amatora irafunze, ni ukuvuga ngo ingendo Paraje cyangwa porotaje? porotaje Porotaje ni Mumbabarire. uburyo bukoreshwa muri ibi bihugu by'amajyepfo ya kwishyuza Afurika bwo imihanda. kwishyuza imihanda, aho usanga barubatse ikintu gisa n'ikiraro ariko gisa na bariyeri nako. Ubwo twavugaga rero ku kuntu abantu bari kuvuga yuko Venancio yatakaje imbaraga kubera ko n'abaturage urebye abenshi bananiwe, abenshi Ntabwo bagifite kuraje n'izo batangiranye. aho bigeze abaturage benshi barashaka amahoro gusa. Ni ukuri no mu bitekerezo, kandi aho tuvugana kubera ko amashuri ari mu maboko nyine ya Frelimo, bo bigaga bari bavuze ko bagomba kwiga kandi ko bari mu bizami, ko umwana utazaza atazimuka. None ubu bafunze imihanda, abana babuze uko bajya gukora ibizami. Ntabwo byoroshye, Ntabwo ntabwo byoroshye byoroshye. na Reka gatoya. duhinire aha ngaha, ariko dusoreza kuri iyi mesaje umuyobozi wungirije w'Abanyarwanda baba muri Mozambique yahaye abaturage muri rusange. Yego. Iyamuremye Jean Damascene yavuze ko nta kibazo kiri hagati y'Abanyarwanda n'Abanyamozambique. Ashimangira ko impuha zishinja ingabo z'u Rwanda kujya i Maputo zakwirakwije n'abarusahurira mu nduru bashaka gusahura Abanyarwanda mu myigaragambyo yabaye. Abanyarwanda n'imiryango yabo nimutuze, nta cyacitse, nta gikuba cyacitse. Gusa tutirengagije ko Gusa n'igicika ubwo nabyo tuzabivuga. ufite ntabwo kiri gucika. Ibyo byo nibyo niyongereye. Arabivuga gutya, ariko abaturage b'iki gihugu bo ntabwo bashaka kubyumva, kubera yuko bo bari gufokasinga kuri bya bindi bazajya gusahura. Ntabwo bashaka kumva ukuri, kubera ko bazi ko kumenya ukuri byababuza gusahura. Icyo we yashakaga gusobanura hano ni uko nta muturage w'aha ngaha uri kubyuka ngo ajye kwica umunyarwanda, ahubwo n'uri kubyuka ni rusahurira mu nduru nyine, n'uri gushaka kwiyibira, ni nk'uko yakinjira mu Banigeriya cyangwa mu bake, ariko bikaba by'umwihariko kubera ko hari abari gukwirakwiza ibyo bihuha. Ariko bo ntabwo babyemera yuko atari byo. Twaba dusoreje aha ngaha. Reka dusoreze aha ngaha, n'andi makuru ayo ari yo yose nayo ari buze turagenda tuyabagezaho. Ejo tuzababwira uko uyu munsi wagenze kuri mace, tuzabwira niba yabaye cyangwa itabaye. Tuzababwira uko mace bimeze, niba yabaye cyangwa itabaye, nabyo tuzabibagezaho pole pole. Reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Ntabwo twavuze abaterankunga bacu kandi ni ab'ingenzi. Wabanyuramo? Kugeza ubu ngubu rero twaba dufite abaterankunga ari bo Brother Jeremy, abantu benshi bamuzi nka James Laurane, kuri James the Bottle Store winjiriye hariya kuri Rishera. Hakaba n'umugabo mukuru bita Alex Bottle Store. Bwana cyane. Turabaramukije kandi tubashimira cyane. Mujye mubageraho mugure. Abantu bacu. Murakoze cyane kudukurikira. Imana ikomeze ibarinde, haguma amagara. Nongere mbivuge,
abo bitarabaho musengere cyangwa dusengere, ijambo ry'Imana riravuga ngo nubona bikunze ngo ntuzahweme gusenga ngo ahubwo ngo uzahindukize ngo amasengesho yawe uyaganishe mu mihana. Ubwo rero abo bitarageraho twisengere ariko dusengera cyane n'abo amavuta bagezweho ingaruka ingaruka z'imyigaragambyo, hanyuma abo byabayeho turabakomeje ni ukuri. nanjye reka mvuge ngo merihoda Ngaha mugire ibihe byiza, turabizi ko bitoroshye ariko mubyishakemo nta kundi byagenda, akaje karemerwa, gusa dukomeze dusenge. kandi nta gahora gahanze Ya nta bizarangira. gahora gahanze. Umwami umwe yatanze itegeko aravuga ngo munshakire ijambo rizajya rinca intege mu gihe nishimye cyane, ngo kandi rizajya rintera imbaraga ngo mu gihe mbabaye cyane. Barazenguruka bibanza kunanirana, ariko haza umugabo ngo amukorera isaha cyangwa se umuringa wo ku maboko ngo wanditseho ngo n'ibyo nabyo bizashira. Umwami ngo yagira ngo atazishima cyane akarengwa agakora ibintu nyine bibi, cyangwa akibwira ko ubuzima bwe akibwira ko nyine agatangira gukandagira ku bantu yitwaje ubutware afite. Kandi ntabwo yashakaga kuzababara cyane kugeza ubwo ababara akiheba akibagirwa ko afite n'abandi ayoboye. Haza umuntu rero amukorera umuringa wanditseho ngo n'ibyo nabyo bizashira. Ubwo rero twaba turi mu byishimo cyane wibuke ko nabyo bizashira, waba uri mu mubabaro cyane wibuke ko nabyo bizashira. Nta gahora gahanze niko umunyarwanda yavuze. Ciao. ciao ciao.